imperuka izaba ryari rero imperuka nibyo nicyo kiganiro niyo nyigisho tugiye kumara iminsi tuganira. ni inyigisho ifite intego igira iti bisa n'imperuka ariko si imperuka. Imperuka ntiraza, imperuka ifite igihe izazira. Iki kiganiro tuzajya kugisoza, iyi nyigisho tuzayisoza umuntu wese amenye igihe imperuka izazira. Noneho hari n'itsinda ryitwa barusarurira munduru. Hari abantu baprofitira mu kavuyo k'ibintu biriho. Aba barusarurira munduru, iyo habonetse ibintu nk'ibi ngibi bikura abantu imitima, nabo batangiza inyigisho zo gushimangira ko ibyo abantu bibwira ari byo. Ati ntitwabivuze, ati ntimuyireba se, ati ngiyi yaje. Bavuga ngo nimwumva imidugararo mukumva intambara muzirinde, ntimuzahagarika imitima kuko ibyo bikwiriye kubanza. Abadukurikiye kuri channel Eva mu Lionel bamenye ngo hari ibintu bikwiriye kubanza. 2006 nza kunywa side, nyinyoye Imana yagiraga inyereke ko yankingiye koko nta n'uburozi buzongera kugira icyo buntwara. Narayinyoye habe no munda ngo higeze hanja. Tubahe ikaze cyane mwebwe mwese mudukurikira muri impande zitandukanye z'isi, ndetse kandi mukadukurikira hano kuri channel ya Evangeliste Mama Lionel, aho muri hirya no hino. Ngewe ugiye kuyobora kino kiganiro ni Dieudonné Imana ishimwe. Ndabashishikariza kudukurikira kandi inshuti zacu mukomeza kudukurikira rwose. Twishimira cyane 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 uburyo mukomeza kutwiyereka, uburyo mukomeza kutwereka ko mudukurikira, kandi biratunezeza, bidukora ku mutima cyane. Turabashuje rero mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi nakiriye umukozi w'Imana, ni umukozi w'Imana ariwe Evangeliste Alfred. Tugiye kuba tuganira ku nyigisho zikomeye cyane ku cyo bita imperuka. Ujya wibaza ngo imperuka niki? Ese imperuka bundi ko birwa bakubwira, hari n'abatera umugari cyangwa se abatera urwenya bavuga ngo imperuka, bavuga ngo imperuka iyo ngiyo ko navutse imperuka, bavuga imperuka nkakura nkagira imyaka 20 bavuga imperuka, nkakura nkagira imyaka 40 bavuga imperuka. Iyo mperuka izaba ryari? Bamwe bakavuga bati se ku imperuka, iyo mperuka ngo iba yiko y'umuntu yapfuye. Ese iyo mperuka imeze ite? Mukanya turaje tubibaze, tuganire ku muntu umukozi w'Imana hano dufite. Ariko reka banze turagize Imana, ariko mbere ko turagize Imana reka tubanze dushimire cyane abaduhaye hano ho kwicara kuri jardin bita Green Square Garden. Turabashimiye cyane, kandi abifuza kubagana bazababagane kuko na hano heza cyane, na hano abantu bicara bakarushaho kugubwa neza cyane. Niba ufite ubukwe nawe uhagane, ibintu bizarushaho kugenda neza cyane. Turagize Imana, wundi twinjire muri topic y'imperuka kuko abantu benshi bagiye bibazaho byinshi cyane. Turakwakiriye rero kuri channel yacu ya Evangeliste Mama Lionel. Murakoze cyane kutwakira. Imana nibaho umugisha. Ni Evangeliste Alfred nkuko mubivuze. Kandi nishimiye kubana namwe ndetse n'abadukurikiye kuri channel ya Eva Mama Lionel. Imana nibaho umugisha. Reka dushime Imana twiragize iki kiganiro. Turagushimiye Imana yacu, ni wowe uduhamagarira kugukorera, kandi ni nawe uduha imbaraga, kuko umurimo dukora n'uwawe ntabwo ari uwacu. Niyo mpamvu imbaraga ni wowe uziduha, n'ibikoresho bituma tuwukora ni wowe ubiduha. Izina ryo rihabwa icyubahiro. Bana natwe muri uyu mwanya, udushoboze, ubane n'abatwumva kugira ngo ijambo ryo rigiraho ribakura, rigire n'ahandi ribageza, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Urakoze cyane, twongeye kuba ikaze cyane. Nari nteruye ngira nti abantu bagivuza ku cyo bita imperuka, bamwe bakavuga bati se ko twakuze bavuga ngo imperuka iraje, tukajya mu stade bavuga ngo imperuka iraje, akabaho ibindi bintu bitandukanye, bakavuga ngo ibimenyetso byo kuza kwa Kristo birahari, biragaragara. Ibihe turi mu bihe by'imperuka. Imperuka ubundi ni iki? Imperuka izaba ryari? Umuntu yumvise ijambo imperuka ahita yumva ko ari ikintu giheruka. Kuko ikintu cyose kigira itangiriro kikagira n'iherezo. Iyo tuvuga imperuka dushobora kuyisobanura mu buryo bwinshi.
iyo tuvuga imperuka ku bintu bisanzwe nuko ikintu cyari kiriho igihe kikaza kugera kigasaza akavuga bati cyagize iherezo ubwo imperuka yacyo yageze. Hari n'abavuga ko imperuka y'umuntu aba yapfuye ariko imperuka y'umuntu ntabwo ari uko aba yapfuye, icyo cyo ntabwo ari cyo. N'abadukurikiye rwose ntabwo imperuka y'umuntu aba yapfuye, kubera ko uru rupfu dupfa ni urupfu rwo gusinzira ariko abantu bazagaruka, bagomba kuzagaruka n'ubundi. Niba bazagaruka rero ntabwo imperuka yabo ibigeze, ahubwo imperuka twakabaye tuyireba nyuma y'uko bagarutse batazongera noneho kugaruka. Kuva rero umuntu azapfa kongera akagaruka ntabwo imperuka ibigeze. Cyakora abasoje aba bayasubitse urugendo, kankoresha ijambo ryitwa gusubika. Hari ukuntu umuntu aba ari mu kazi akaza kugasubika akazakagarukamo. Ni bihe bimenyetso bigaragaza ko azakagarukamo, cyangwa se ni bihe bimenyetso bigaragaza yuko abasubitse? Kubera ko nta umuntu apfuye umwuka umushiramo umubiri tukawushyingura, ni gute se uvuga ko imperuka y'ibitabaye? Umushiramo se uko rero twita ngo umushizemo. Umushizemo se ugiye, ntabwo umwuka w'umuntu uba umushizemo nk'uko uw'ipine ry'imodoka ushiramo bagashyira mu wundi, ahubwo umwuka nyirawo aba awujyanye usubiye aho wavuye, umubiri ugasigara nk'uko wari uri. Uwo mwuka rero izo roho ziba zisubiye iyo zavuye, ntabwo ziba zipfuye. Ubundi uyu mubiri ni upfa ariko ntabwo roho ipfa, igihe cyo gupfa kwa roho kiba kitaragera. Niyo mpamvu ku bantu bafite andi maso atari aya ngaya, hari igihe bajya mwerekwa bakabona abantu bapfuye, bakababona uko bari kandi bakiriho, nuko n'ubundi bariho ariko bakaba bariho mu buryo utababonesha amaso y'umubiri. Uri gukoresha filozofi cyane, niko abahanga bajya bavuga. Ni filozofi kuko umuntu uramutse udukurikiye azi neza ko umuntu yapfuye. Sasa icya kabiri yamushyinguye, sasa de icya gatatu nta gihumeka, icya kane iyo umushyinguye agashyira ukwezi kumwe, abiri, atatu. Ntabwo abantu wabisobanura ute? Ntabwo abantu umuntu byumva gutyo. Ntabwo abantu bizeye Kristo bemera Imana tukemera ibintu by'umuzuko, ntabwo twamera nk'aba bandi bavuga ko iyo umuntu apfuye biba birangiye. Niko Paul yabwiye abakuri no mu rwandiko rwa mbere mu gice cya 15. Ntabwo dushaka ko tubabara nk'aba bandi batekereza ko iyo umuntu apfuye biba birangiye. Iyo wumvishije abantu ko iyo umuntu apfuye biba birangiye, ajya yagira agahinda noneho gakomeye ko umuntu we yabuze. Ni nko kumwumvisa uti nta handi muzahurira, noneho akajya yababara kurushaho. Ariko impamvu Bibiliya ishimangira ko iyo umuntu apfuye bitaba birangiye, haba harimo no kugira ngo n'uwabuzuwe anagira ibyiringiro, avuga uti ntabwo ubuzima burangiriye aha, nyuma y'ubuzima hari ubundi, hari ahandi tuzahurira. Ariko ntabwo ari morale tubashyiramo, ahubwo ni ukuri. Aho atari morale se, aho atari morale hari wari wagerayo ngo agaruke? Kandi none se utuma uduteramo ibyo byiringiro yagezeyo. Baramwica barabyiyemerera ko bamwishe, baranamushyingura. Imana ishimwe, iki kiganiro tugikoze mu minsi tuvuye muri Pasika, iracyari no guhumura, Pasika iracyarimo. Kristo baramwishe, bamaze kumwica baranamushyingura, bashyiraho n'igitare, baravuga batatazavamo. Ntiyavuyemo se? Bibiliya iravuga ngo avuyemo yaduhindukiye imfura, ngo ahinduke ikimenyetso n'umuganura ku bandi bazamwizera yuko urupfu rutazabaherana, ahubwo no bazongera bakagaruka. Nubwo atari bo bazagaruka gusa, n'abataramwizeye bazagaruka kugira ngo bo bacirweho urubanza rw'ibyo bakoze. Imperuka izaba ryari rero? Imperuka nicyo kiganiro, niyo nyigisho tugiye kumara iminsi tuganira. Ni inyigisho ifite intego igira iti bisa n'imperuka ariko si imperuka. Imperuka ntiraza, imperuka ifite igihe izazira. Iki kiganiro tuzajya kugisoza, iyi nyigisho tuzayisoza umuntu wese amenye igihe imperuka izazira. Umuntu wese uzakurikira iki kiganiro azamenya ngo ntabwo imperuka izantungura. Kuri cano Eva mama Lionel batubwiye igihe imperuka izabera, twarabimenye, ijambo ry'Imana ryarabiduhishuriye. Nicyo kiganiro turimo, bisa n'imperuka ariko si imperuka. Rero ninyemerera dusome ijambo ry'Imana rituyobore, dutangire tugaragaze ko bisa n'imperuka ariko atari imperuka. Ndakwemereye. Matayo 24 umurongo wa 6. Uyu ni Kristo.
muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Uyu ni Yesu. Umurongo w'13 na 14, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Hari yagaragaje ko izaba itaraza, hanagaragaje ko uzashinyiriza akageza igihe cy'imperuka ari uzakizwa. 14, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kize. Hano none wagaragaje n'igihe imperuka izahera kize. Abanje kugaragaza ibizagaragara, imperuka ikaba itaraza, agaragaza abazashinyiriza muri ibyo bizagaragara bakageza iyo mperuka bakabona kuba aribo bazakizwa. Anagaragaza noneho n'ikimenyetso kisa n'icyanyuma kizasohoza imperuka, abantu bakavuga bati noneho ya mperuka iraje. Uyu munsi rero ibigaragara bisa n'imperuka ariko si imperuka. Iyo abantu bumvise umuntu yaryamanye n'umwana yibyariye baravuga bati kabaye, isi yashize, imperuka itugereyeho. Umuntu aryamanye n'umwana yabyaye. Bakumva umuntu yambuye nyina akamwambura ubusa akareba ubwambure bwe, ati imperuka yabaye, timube maso kabaye. Bakumva umugore yarongoye undi mugore, ati yo, ati ntitwabivuze ko imperuka izaza. Corona yaza, ati yo, ati ntimubireba. Inkingo zaza zitaha, ati ahubwo noneho kabaye, ati imperuka idushiriho, dore batangiye no kudutera n'inkingo. Ngo abantu bahagaritse umutima. Noneho hari n'itsinda ryitwa barusarurira munduru. Hari abantu baprofitira mu kavuyo k'ibintu biriho. Aba barusarurira munduru, iyo habonetse ibintu nk'ibi ngibi bikura abantu imitima, nabo batangiza inyigisho zo gushimangira ko ibyo abantu bibwira ari byo. Ati ntitwabivuze, ati ntimuyireba se, ati ngiyi yaje, ati ngiyi. N'ubu tugiye nko muri saci, haba kuri Google n'ahandi, ukandikamo imperuka, ushobora kubona abantu barenga 100 bahanuye ko imperuka yageze. Kandi babeshya, kandi ari ikinyoma, kandi bitari ukuri. Ibyo tubona rero bisa n'imperuka ariko si imperuka. Abadukurikiye bakibaza bati imperuka izaza ryari? Reka dutangire tubaha icyerekezo cy'imperuka. Mbere yuko tuzasohora mu mperuka, tuzagaragaza ibintu bizabanza kuba mbere yuko imperuka izaza, ku buryo umuntu tuzagera ku cyanyuma umuntu azareba akavuga ati yo, nshatse noneho nakitegura kuko imperuka yageze. Nubwo tudasaba abantu kwitegura ari uko ikimenyetso cyanyuma bakibonye, twatangiye tuvuga ko imperuka y'umuntu si ugupfa, ariko gupfa byo birangiza imirimo y'umuntu kuri iyi si. Kuko gupfa birangiza imirimo y'umuntu kuri iyi si. Iyo umuntu apfuye nta yandi mahirwe abasigaranye yo kuzatunganya ibyo atatunganye. Niyo mpamvu uwitegura we yanitegura n'imperuka itaraza, kuko hari n'igihe n'urupfu rwamuniga n'imperuka itaraza. Kuko abantu bazarindira imperuka ngo bari ibinigira ni bakeya. Ab'imperuka izasanga bahumeka akaba ari ibaniga ni bake. Abenshi bazanigwa n'ibimenyetso by'iminsi y'imperuka, banigwa n'ibibanziriza ku imperuka nyirizina. Ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo bibanige. Uzarindira kuba kiriho imperuka akaba ari imuhitana ni bakeya. Uwitegura we yitegure kare, atarindire nuko imperuka iza. Icyerekezo cy'imperuka ni ikihe? Kugira ngo abantu badakomeza kuba mu rujijo rwo kwibaza ruti ibyo twagezemo ni imperuka. Ubundi Kristo avuga ibyerekeranye n'imperuka. Bibiliya igaragaza ko imperuka, igihe cy'imperuka nikijya kugera, hari robiti ruzasifura. Twese turabizi mu kibuga imipira bakina, mu imipira bakina haba icyo bita umusifuzi, ashinzwe gusifura. Umupira uratangiye, ni imperuka nijya kuba, hari umusifuzi uzasifura. Hari impanda izumvikana mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto mu gice c'15 umurongo wa 51 na 52. Imperuka nijya kuba, hari impanda izabanza kuvuga, basifure imperuka iratangiye ku isi. Iyo sifure, iyo firimbi, nta muntu n'umwe uzaba uri ku isi utazayumva, nta wapfuye ikuzimu utazayumva,
nta n'uwapfuye uba muri paradizo utazayumva. Mu gihe abantu batarumva umusifuzi usifura ko imperuka itangiye, nta mperuka iraza kugeza igihe robitire azasifura. Arbitre azavahe? Azaturuka mu ijuru. Ni imirimo ikorwa n'abamarayika. Nibo bashinzwe gusifura. Uyu azaba ari marayika wa gatatu. Kuko marayika wa mbere azasifura. Wenda abadukurikiye kuri channel Evama Lionel tuzagenda tubafasha no kumenya amakuru make ku byerekeranye no kugaruka kwa Kristo. Mu rwandiko rwa mbere rwa Tesalonike mu gice cya 4 uhereye ku murongo waho w'13 Pawulo yagaragaje aba basifuzi. Yego. Yarabagaragaje avuga ko hazabanza ijwi ry'umwami. Uyu mwami uvugwa ni Kristo. Niwe uzabanza avuza ifirimbi. Namara kuyivuza, iyo yizwumvwa n'itsinda rimwe gusa. Ni ifirimbi izumvwa n'itsinda rimwe, rya rindi ry'intore, rya rindi ry'abantu baba muri Kristo Yesu, babandi bapfuye bapfa bizeye, nibo bonyine bazumva iyo firimbi. Bayumve baba muri aho bari muri paradizo. Kristo ababwira ati nimwitegure. Noneho hakurikireho ifirimbi ya kabiri izavuzwa na marayika ukomeye. Uyu marayika yitwa Mikayeli. Mikayeli yagiye agaragara mu bihe bitandukanye, yagaragaye akorana n'ingabo ze. Ni umugaba w'ingabo, niwe ushinzwe iby'intambara, yaragaragaye akorana n'ingabo ze birukana Satani mu ijuru. Mukavuye Satani yari yahateje. Ibyahishwe 12. Yabagiye imbere, ingabo ze zijya imbere baramwirukana. Mikayeli yaje kugaragara, aje gutabara marayika Gabriel bari bafatiye mu nzira, yazanye ibisubizo bya Daniel gice cya 10. Daniel yarasenze baramusubiza. Bamusubije ibisubizo bye barabifata. Bifatwa n'agatsinda gato k'abamarayika Imana yaciye mu ijuru. Kuko umunsi Imana ica Satani yamucanye na 1/3 cy'abamarayika babaga mu ijuru bakorera Imana. Bagiye inyuma ya Satani bamufasha kurwanya Imana, baneshejwe icyo 1/3 barakirukana. Bamwe bemera kumanukana na Satani, abandi bafata ikirere bahubaka ibirindiro bikomeye. Aribo Pawulo yavuze mu Baefeso mu gice cyaho cya 2, yaravuze ngo Imana yaratuzuye ubwo twari dupfuye tuzizaha n'ibicumuro, ibyo twagenderagamo kera tugikorera umwami utegeka ikirere. Nabo baba bavugwa. Umwami utegeka ikirere mu badukurikiye ni Satani, kuko niho ibirindiro bye bikuru biba. Umwami wese agira ofisi. Niho ibirindiro bikuru bya Satani biri, ni hano hejuru. Kuko n'umunsi intumwa ziva kuvuga ubutumwa zikaza zibwira Yesu ko zakoze akazi, yarazibwiye ati rero mwitonde kuko nagiye kubona mbona Satani amanutse ava mu ijuru ameze nk'umurabyo. Yavaga mu birindiro bye. Ko bibiri tubwira ko Satani n'ingabo ze yabaroshe mu isi cyangwa mu nyanja. Nta nyanja yabaroshye. Iyo bavuga inyanja ishobora gusobanura byinshi. Hari aho inyanja isobanura isi, hari naho inyanja izasobanura umuriro. Barajugunywe, bamwe baboheshwa iminyururu mu mwijima w'icuraburindi, bakarindira igihe cyo kuzacirwaho iteka. Abandi Bibiliya ivuga ko ari abakozi bakorera Imana mu gufasha bera gutunganywa. Urabona abantu bari muri Kristo Yesu, Paul yaravuze ngo bamenye ko bazajya bageragezwa. Nta bandi babagerageza. Bageragezwa na rya tsinda ry'abadayimoni aribo bamarayika, ryifashishije abantu buntu bazima bagenda. Ayo matsinda niyo atugerageza. Abo rero bahawe kugerageza bera, abana b'Imana, kugira ngo tuzagere ku rugero rushyitse. Wari utubwiye ngo abantu
Satani ari mu kirere. ari mu kirere niho biro yiri arazerera we nta nubwo ahaguma kuko n'inzererezi arazerera mu mwanya umwe abari hano undi mwanya akaba ari hano yigeza kubitana n'Imana Imana iramubaza iti hariya muri yo mu gice cya mbere iramubaza iti Satani uravahe ati nari ndi kuzerera isi nk'uko akazi kanjye ariko kameze nirwa mba nzerera mba ntembera uri mu isi ninde Satani hose arahakorera iyi si se ko ari niye bayimuhaye uzi ko ejo bundi bakubitana na Yesu yashukashutse Yesu ngo Yesu amupfukamire amugabireho gato isi niye barayimuhaye arayifite niyo mpamvu ubona abantu bemera Imana isi bayigorerwamo kenshi kuko si yabo n'ubutaka butari ubwabo bundi aha rero twaturi kugaragaza abantu beberetse gato ngo abantu bemera Imana gusi bayigorerwamo kuko n'ubutaka butari ubwabo ibyo bintu se wabisobanuye bayigorerwamo cyane ahubwo ntibanarindire ko hari ibidasanzwe bazabonera mu isi reka ni dukeya cyane n'aga promosiyo Satani ari mu isi biro yikaba mu kirere biro yiri mu kirere n'ikicaro cye gikuru kiri aba Efeso 6 haragira hati ndaje nkubwiraho Imana iri aba Efeso 6 Paulo avuze ngo twari intwaro z'Imana kuko abo dukirana nabo ntibafite inyama n'amaraso n'abatware bafite ubushobozi bategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu hariya hejuru mu kirere aho ngaho Satani kwatarabambaye imibiri n'amaraso abo bantu ntabwo bambaye imibiri n'amaraso hari igihe tuzategura isomo ryitwa abo dukirana nabo harimwo abazimu harimwo abadayimoni harimwo abakuke n'abandi benshi hakuze ibintu duhangana nabyo niyo mpamvu umuntu ushaka kurwanisha umubiri bimuniga bikamwica kuko warwanisha umubiri ku kintu cy'umwuka se ntibishoboka harimo ishurirwa rikomeye dukomeze aha rero twarimo turagaragaza za firimbi hari iya mbere twari tubonye y'umwami yazuye abapfuye bizeye ya Yesu hari ya kabiri ya marayika ukomeye none ari ni gusobanura Mikayeli wagaragaye nanone atabara marayika wari wafashwe azanye ibisubizo bya Daniyeli impamvu ari we waje gutabara nuko abafashe ibisubizo bya Daniyeli n'ubundi ni marayika wabirukanye mu ijuru bananiranye yagombaga kuza kutabara rero mugenzi we akamukura mu maboko yabo bamarayika kuko n'ubundi baziranye bamuzi bamutinya akabohoza mugenzi agakomezanya ibisubizo umuntu dukurikiye kwibaza ati kuki se abantu bazumva ifirimbi rya Yesu cyangwa ry'umwami ari abasinziriye cyangwa abapfuye abari mu isi no kuki bazima ntibayumve aha iki ni ikibazo cyiza cyane iyiza kuvuga Kristo ataraje ku isi ntabwo byari gukunda ko abapfuye aribo bayumva mbere impamvu abapfuye aribo bagiye kuzabanza kumva ijwi ry'umwami mbere ni imiterere y'aho batuye uyu munsi aho batuye uyu munsi siho bari batuye mbere y'uko Yesu aza mbere y'uko Yesu aza bari baturanye n'amarembo y'ikuzimu ibyumba byari bibiri Luka 16 wereka umurongo wa 19 icyumba cy'abadayimoni abazimu roho z'abapagani icyumba cy'abera cya roho z'abera b'Imana ba Samweli n'abandi icyo cyumba bari bakirimo byombi Satani yarabifitiye imfunguzo zirya ndirimba abahanzi bahanga ngo Kristo ngo yagiye ikuzimu ngo anyuka Satani nubwo haba harimo n'ibikabyo ntabwo yamunyutse ibyo ni ibikabyo nyine bashyiraho kugira ngo bumvikanishe icyo Yesu yakoze ariko Yesu ntabwo ajya kunyuka akoresha ububasha kuko no mu gihe agiye kuzaza cyo gutsinda ubutegetsi bwa Kristo nta mbaraga zidasanzwe zindi azakoresha birivuga ko azamutsembesha umwuka uva mu kanwa ke nicyo bita ijambo ni inkota ni ijambo Kristo arategeka ntabwo yinginga akoresha ububasha ntabwo asaba nta mishyikirano ajyamo n'umuntu akoresha ububasha yageze ikuzimu amwaka imfunguzo imfunguzo afungura cya cyumba cy'abera Matayo 27:51 niyo mpamvu mu bimenyetso byagaragaye Kristo amaze gutanga abera benshi bari barapfuye bahise bazuka ibituro byarasamye birakinguka bavamo cyari ikimenyetso cy'uko abakinguriye amaze kubakingurira rero baramurindiriye nyuma y'iminsi 3 imaze gushira
amara 40 yiyerekana ari kumwe nabo hirya no hino mu mudugudu. 40 ishize Abaefeso 8 afata ya paradizo babagamo, afata n'abari bayirimo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo yazamukanye iminyago. Imyago birasobanura ngo hari uwari bafite akaba abanyazi wari ubafite. Iminyago nukugenda ukanyaga umuntu ibyo yari afite bikitwa iminyago. Kristo rero iminyago yajyanye ni itorero ry'abera, cya gicu cy'abahamya benshi. Satani yari afite igihe kinini, Kristo araza arabamunyaga, maze kuba munyaga Abaefeso 8 ngo arabazamukana. Abazamukanye ya paradizo habura gato ngo ayigeze mu bwami bw'Imana, ayituzanya n'ubwami bw'Imana hafi aho. Ibyayishuye 6 uhereye ku murongo w'ikenda niko havuga. Ndetse bajya banaganira n'Imana bayirimo, bakayibaza batari ku bundi kutajya guhorera amaraso yacu yamenwe uzageza ryari. Imana ikabwira ati nimwe mutuje gato, murindire bagenzi banyu bari inyuma bazaca mu nzira nk'izo mwanyuzemo. Impamvu rero bazadutanga kumva impanda begeranye n'Imana kuruta uko abari ku isi begeranye nayo. Turi mu kavuyo, ibintu biri gusakuza, ibintu biravuza urwamo. Bazumva ijwi rya Kristo mbere nta rusaku barimo, kandi noneho akarusho ni ijwi rizumvikanira mu mwuka kuruta uko ryakumvikanira mu mubiri. Mu gihe abo ku isi bacyumvisha amatwi y'umubiri, bo bumvisha amatwi y'umwuka kuko ni abantu b'umwuka. Icyo ni igisubizo ku kibazo warumbajije. Reka dukomeze ku bimenyetso byo. Aha, turi ku nyigisho igira iti bisa n'imperuka ariko si imperuka. Aho twatangiye dutanga icyerekezo cy'imperuka tuvuga ko imperuka izatangizwa n'ifirimbi. Abantu batarumva ifirimbi ivuze ivuga ngo imperuka iratangiye ku isi, ivugijwe n'ijuru na marayika, ntabwo imperuka izaba yari yaza. Twagaragazaga ifirimbi zigera muri 3. Twabonye iya mbere, twari tubonye iya kabiri izavuzwa na marayika Mikayeli ukomeye. Iyi firimbi ya kabiri izaba igiye gusenya bya birindiro bya Satani, cya cyicaro gikuru izaba igiye kugisenya. Nukugira ngo igisenye wigeze umaze ikibazo aho Imana iba, ntabwo Imana ibaho ngaho. Aho ngaho ndi kuvuga ni muri 2. Hari rimwe hano tureba iki kirere gitanga imvura. Iki ngiki Yesu yavuze ko isi zagushwa igihumura no kwibwira ibyenda kubaho kuko imbaraga z'ijuru zizanyeganyega. Ni iringiri ibiza byatumaze, inzu ziri gutemba, imirima yagiye, ibintu byakomeye, inkangu hirya no hino, imbitingito biri guterwa nuko ijuru rya mbere ryangiritse, ari ryo ryirino turebesha amaso. Ryamaze kwangirika kandi ryangijwe n'abantu. Ubu ryamaze guta kontrole, ntabwo rikigendera kuri gahunda ryari rifite kera. Niyo mpamvu ubona imvura ishobora kuzagirwaho mu kwa 6 yarajyaga igwa mu kwa 4. Isi yamaze guta kontrole, niko ubuhanuzi buvuga. Noneho aho rero muri 2 niho hakorera babadayimoni, cya cyicaro cya Satani. Ntabwo Imana ihaba. Hari muri 3 ha paradizo, hahandi abera ngaragaje basigaye baba. Ukava muri 3 ukajya mu buturo bwera bw'Imana. Urumva ko ntabwo Imana iba hariye. Aha rero hubwo impamvu marayika azaba avugije iyo mpanda agasenya bino birindiro, nuko itorero rigiye kuva ku isi. Bibiliya avuga ngo abantu bazaba bakiriho bazahindurwa. Abo bahinduwe bagiye kuva ku isi. Na babandi babaga muri paradizo bumvishije ijwi rya mbere bakahava, bazaba bagiye kuza gufata cya cyicaro, niho bazaba bagiye gutura mu gihe cy'imyaka 3 n'igice. Bimwe Bibiliya ivuga ko imirimo izaba igiye gupimwa, niho bazaba bagiye guturiza. Bazaba bahabohoje, bahagume nabo, bahagume imirimo ihapimirwe. Ijwi rero rya 3 niryo rizaza ryitwa ijwi ry'umwami. Niryo rizaba rigiye gutangiza icyitwa imperuka kuri iyi si. Iryo rero ritarumvikana, abantu barya abandi ari babisi ntibazagire ngo imperuka yageze. Abantu bakora ibidakorwa ntihagire umuntu uzajya uvuga ngo imperuka yageze akwiza ibihuha mu bantu. Haza indwara zituma abantu amaso bavamo, ntihagire umuntu uzavuga uti yo ubwo amaso atangiye kuvamo imperuka yaje. Haza ubugome burenze ubwo twabonye, ntihagire uzabwita imperuka. Yesu yatubwiye muri Matayo 24:6, muzumva iby'intambara n'imbuha z'intambara, ariko mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho ariko imperuka. Luka we yabyanditse neza. Luka bamwemera nk'umuhanga cyane mu bijyanye na buriya butumwa bugera muri 4. Ni umuhanga mu kunoza inyandiko.
we yaranditse mu gice cya 21 umurongo w'ikenda aravuga ngo nimwumva imidugararo mukumva intambara muzirinde ntimuzahagarika imitima kuko ibyo bikwiriye kubanza. Abadukurikiye kuri channel Eva Lionel bamenye ngo hari ibintu bikwiriye kubanza biri mu izi ndwara bari kubona tuzagenda tubibona biri mu bugome bwagwiriye. Ubu hariho ubugome hahandi n'utatekereza ko ari umugome nawe yabaye umugome. Nkanjye abantu baherutse kunyigirizaho nkana bankoreraho ishyirahamwe ryo kundoga. Ubundi tumenyereye ko abantu bakora koperative yo guhinga amashu bagahinga intoryi bakiteza imbere, ariko abantu basigaye bakora koperative yo kuroga. Ko kuroga bakajya bahana amakuru. Icyambwiye ko bankoreye agashyirahamwe bahanaga amakuru. Uwandoze muri uku kwezi yahaga mugenzi w'amakuru akamubwira ngo namuroze ubumurya mu maguru, wowe uhindure umurogo ubumurya mu nda. Agahindura bakandoga ubundya mu nda. Bakoraga inama buri gihe bareba aho igikorwa cyabo kigeze, ibyo bari gukora ese umusaruro uri kuboneka. Ubu barandoze kugera ku rwego najyaga mbara nkavuga ntibandoze rimwe, bandoze kabiri, nefite akajenda gato cyane najyaga mbyandikamo, bandoze gatatu. Ngeze ku nshuro ya 10 ndavuga nti sinzagira imvune y'uburozi, ngira imvune yo kwivuza uburozi, ngire no kushya umutwe nirirwa mbarura abarozi. Bazaroge nibaruha barekeraho. Ndareka bararoga. 2005 niho Imana yashyizeho urukingo iranshimangira umugani wa zankingo, irambwira iti mwana wanjye nkuvuye uburozi nta nuzongera kukuroga. 2006 nza kunywa acide. Nyinyoye Imana yagiraga inyereke ko yankingiye koko nta n'uburozi buzongera kugira icyo buntwara. Narayinyoye habe no munda ngo higeze hanje, ariko abadukurikiye be kugira ngo nayinyoye wenda ndi kugerageza Imana. Hari ukuntu umuntu avuga utubwo kwa Yesu dufite ubutware kanyene nyigotomere ndebe ko mpfa, wapfa rwose wagagara. Ahubwo nayinyoye ntabizi. Nari niviriye mu kazi sangira mu nzu bagara freri bari bayizanye ahantu twabaga nta muriro wari wakahagera, twakoreshaga zino batiri zo mu modoka zijya mu acide ducuranga uturadiyo by'abasore. Bari bayizanye sinabimenya, bayizana mu icupa rya Nili. Acide rero aba ari urubogobogo ubona isa n'amazi. Utitegereje ntimpfa no kunuka ngo umenye ko ari acide. Kubera icyaka nari mfite ndayinywa nshira inyota. Agatima nyuma karakubita ko ari acide bari bazanye. Ndavuga nti pu n'ubundi se ko ntiyahuraga, hari ubwo se niyahuraga. Nategereje ko mu nda hanjye ndahabura. Ikimenyetso cy'uko Imana yankingiye. Ejo bundi njya kuvuga ubutumwa Nyaruguru mara y'icyumweru, mvayo bampaye uburozi ntangira kuruka amaraso, ariko kuko Imana yari yankingiye ntabwo byagombeye imbaraga nyinshi nahise ko nkira. Nuvuga ngo ibyo byose birakorwa kubera iki? Ni ibimenyetso by'uko ubugome bwagwiriye. Ibi ni ibintu biba biri kubanziriza imperuka, ariko ntabwo imperuka iraza, ni ibigomba kubanza kubaho, imperuka ikazaza nyuma. Nibyo rero tuzagenda dusobanura muri iyi nyigisho igira iti bisa n'imperuka ariko ntabwo ari imperuka. Ese imperuka izaza ryari? Ibizabanziriza imperuka ni ibihe? Turabararikira kuzakomeza kubana natwe muri iyi nyigisho, byose tuzabimenya kuzageza ku kimenyetso cya nyuma aho umuntu azavuga ngo noneho koko imperuka iraje. Urakoze cyane rero kuduha riburiro cyangwa se introduction niko babyita mu Gifaransa. Nizere ko abantu badukurikiye kuri no channel mwaguwe neza cyane, mwasobanukiwe. Nagira ngo mbwire abadukurikiye rero ko tuzakomeza. Nimba ushaka kumva ko bijyanye n'imperuka nyaboneka uzadukurikire kugira ngo ubashe gusobanukirwa byinshi cyane. Reka tumusabe asenga Imana ubundi tuzakomeze n'igice cya kabiri. Reka dusenga Imana kandi Imana ibaho umugisha babanye natwe bose. Imana turagushimiye kandi turaguhimbaje. Iri ni ijambo ryawe ridufasha kumenya aho ibihe isaha igeze he. Iyo umuntu yasomye yabaze isaha nabi arakererwa. Nidufata ibimenyetso tukabibara nabi tukabisoma nabi tuzatungurwa. Ariko isaha yo kugaruka kwawe nituyisoma neza ntabwo tuzatungurwa. Niyo mpamvu duhagurukije muri iki gihe ngo dufashe abantu kumenya uko babara isaha yo kuza kwawe. Umuntu ajya amenya ngo habaye isaha
hagiye kuba iyi ngiyi, amenye amasaha asigaye ngo inzogera ivuge. Uzadushoboze kandi abazakomeza kubana natwe muri iyi nyigisho uzabashoboze gusobanukirwa aho baherereye hose mu mpande zose, uzabashoboze. Icyo twifuza nuko twese tuba maso kandi tugasobanukirwa ukuri kw'ijambo ryawe. Komeza uganze mu mitima yacu mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana nibaho umugisha. Abakifuza kugira icyo badusobanuza, nimero zacu ni 07 82 52 19 70, 07 82 19 70. Evangeliste Misagaro Fredi. Imana nibaho umugisha. Imana ibaho umugisha cyane. Bakunzi bacu rero mwadukurikiye, mwabyumvishe neza cyane ko murarikiwe igice cya kabiri. Ntuzakureho rero cyangwa se ntuzacikwe n'igice cya kabiri kugira ngo wumve ibi imperuka cyangwa se ibisa n'imperuka kandi atari imperuka, ubyumve neza. Twababwiye ku bimenyetso, ntuzacikwe rero. Bye bye.